Intraco Feeds. Kuri iyi nshuro aborozi b'ingurube nimwe mwashyizwe igorora kuko Super Fresh yabazaniye ikirungo gishya uvanga n'ibyo by'ingurube zikagira intungamubiri zuzuye zigakura neza bikanongera ubwiza n'ireme by'inyama zazo. Niba uri umworozi w'ingurube guhera uyu munsi mu biryo ingurube zawe ntihakaburemo Intraco Feeds kuko ubu irakugeraho mu gihugu hose mu dufuka tw'ibiro 10, ibiro 20 n'ibiro 50. Gukoresha Intraco Feeds ni ugusezera ubukene kuko ingurube yagaburiwe ibiryo birimo Intraco Feeds iba yujuje ibisabwa n'abaguzi ku isoko. Hamagara izi nimero ureba kuri televiziyo yawe tubikugezeho byihuse nawe ujye mu mubare w'abandi borozi b'ingurube bamaze kumenya ibyiza bya Intraco Feeds. Ushobora no kurangura ibiryo bya Intraco Feeds i Nyabugogo hafi y'ahitwa Kundagara. Borozi b'amatungo magufi, Super Fresh yabazaniye ibiryo by'amatungo bikorwa na rwa ruganda kimenya bose rwo ku mugabane w'Uburayi, Intraco Feeds. Kuri iyi nshuro aborozi b'ingurube nimwe mwashyizwe igorora kuko Super Fresh yabazaniye ikirungo gishya uvanga n'ibyo by'ingurube zikagira intungamubiri zuzuye zigakura neza bikanongera ubwiza n'ireme by'inyama zazo. Niba uri umworozi w'ingurube guhera uyu munsi mu biryo ingurube zawe ntihakaburemo Intraco Feeds kuko ubu irakugeraho mu gihugu hose mu dufuka tw'ibiro 10, ibiro 20 n'ibiro 50. Gukoresha Intraco Feeds ni ugusezera ubukene kuko ingurube yagaburiwe ibiryo birimo Intraco Feeds iba yujuje ibisabwa n'abaguzi ku isoko. Hamagara izi nimero ureba kuri televiziyo yawe tubikugezeho byihuse nawe ujye mu mubare w'abandi borozi b'ingurube bamaze kumenya ibyiza bya Intraco Feeds. Ushobora no kurangura ibiryo bya Intraco Feeds i Nyabugogo hafi y'ahitwa Kundagara. Yes, ndabashubije inshuti bakunzi ba Farmers TV2 nongera kwifuriza kugira ibihe byiza. Ndabizi neza ko abari muri Amerika ariko mbanze ntangiriye mu Rwanda ababegereye ameza mwese reka mbifurize kuza kubana natwe mu kiganiro cyacu cy'uno munsi kandi mbabwira ngo Imana ikomeze kubaha ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Rero mbahaye ikaze mu kiganiro Farmers Nutrition. Uyu munsi nk'uko dusanzwe tuganira ku byiza bikomoka ku byo turya, noneho tugiye kurebera hamwe ku bishobora kwifashishwa n'umurwayi wa diabete, tumenye ibiryo bishobora kumufasha kugira ngo abashe guhangana n'indwara. Turaza kandi kubanza kumenya uburyo ki iyi ndwara, ubwoko bwayo cyangwa se iyi ndwara ni bwoko ki, ndetse kandi mbahaye ikaze mu kiganiro njyemba ndi Manirankunda Jean Paul. Reka nkwibarize wowe ahuri umaze kunguka iki mu biganiro tugenda tugukorera umunsi ku munsi. Ibintu bimaze kuba byiza cyane kubera yuko maze igihe ngenda mbona abantu munyandikira mukambwira muti rwose urimo kudufasha uzadukorere ikiganiro kuri ibi ngibi nk'ikiganiro cy'uno munsi cyo ku ndwara ya diabete. Reka nshimire umubyeyi rwose wahariya Ngororero, ejo wanyandikiye kuri WhatsApp akambwira ati ariko se uyu munsi biragenda gute? Noneho arambwira ati by'umwihariko wowe ku bwawe uzadukore ku kiganiro kuri diabete. Uyu munsi rero twahisemo gukora ikiganiro kuri diabete nk'uko nyine nkubwira ngo abantu bashakaga ko byibuze twabakorera ibijyanye n'ibiganiro bigiye bitandukanye yaba ku mirire ndetse no ku buryo bw'ibyo dukora umunsi ku munsi bifasha ubuzima bwacu. Reka rero nshimire cyane abantu mwese mutwereka ko tuba turi kumwe. Nshimire cyane by'umwihariko abafatanyabikorwa bacu nk'uko mwabibonye. Reka nshimire Intraco Feed. Intraco Feed ni company iri muri Super Fresh, kuko Super Fresh niyo kuzanira ibirungo bya Intraco Feed. Intraco Feed by'umwihariko akaba ari concentré ziva ku mugabane w'Uburayi hariya mu Bubiligi rwose. Rero Super Fresh itugezaho ibirungo bigiye bitandukanye, yaba ibikoreshwa mu bivangwa mu biryo by'inkoko ndetse no mu bikoreshwa bivangwa mu biryo by'amatungo agiye atandukanye. Nakubwira ko rero Super Fresh by'umwihariko iba nayo ubwayo yakuzaniye ibyo birungo kugira ngo irusheho kugenda ibwira umworozi w'umunyarwanda iti wowe kuba uri ahangaha byibuze nawe gerageza worore kinyamwuga
worore neza, worore kijyambere, natwe tukuzanire ibiryo uzajya uvanga mu matungo yawe. Rero Super Fresh ikorera hariya Nyabugogo, ni ahazwi nko Kundagara, ariko bakaba bakuzanira amakonsantere agiye atandukanye. Ibi rero bikaba bituma umworozi w'umunyarwanda nawe abasha kugira iki, abasha kugira ibirungo. Ubu ngubu ndimo ndakwereka ibyo mu ngurube, ariko reka nkwibwirire yuko by'umwihariko bagufite n'iby'inkoko. Kuri ubu ngubu noneho ikindi kiyongereyeho ni uko barimo kukuzanira imishwi nayo ivuye ku mugabane w'Uburayi. Iyo mishwi rero rwose wowe waba ukeneye 20,000, waba ukeneye 5,000, waba ukeneye 3,000, reka nkubwire ngo ibi ngibi ni wowe ubwawe ugomba kugira ngo ubashe gukorana na Super Fresh, babashe kukugezaho ibyiza byinshi nabo ubwabo bakomeza kugenda bakugezaho. Reka rero kandi nkubwire yuko muri kano kanya tuba turi kumwe na Uruvange One Stop Shop, aho bakorera hariya mu karere ka Gatsibo, by'umwihariko ni mu murenge wa Rugarama. Rero bakaba bagufitiye ya hene yokejwemo, ihene rwose nayo igiye ikotswamo ibijyanye n'umuceri, ukarya ewana ukamererwa neza. Hahandi iyo hene by'umwihariko ishobora kuba yakwibasirwa n'abantu bagera muri 15. Rwose njye nayiriyeho numva ibintu byari uburyohe cyane. Urumva rero ko by'umwihariko mu murenge wa Rugarama ni mu karere ka Gatsibo, Uruvange One Stop Shop babundi basanzwe bagukorera ikinyobwa cy'uruvange nk'uko murimo kubyumva, ariko noneho kuri ubu ngubu banakuzaniye amacumbi, bakuzanira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko noneho banafite tuwarete z'ubuntu. Abantu rero muva mu mujyi wa Kigali mwerekeza muri kariya gace, ntukagere Nyagatare wakubwe, ahubwo hagarara hariya unagire n'ikintu ugura kugira ngo nawe ubwawe ubashe kuba wakwifatira amafunguro agiye atandukanye. Ndetse kandi ushobora no gukoresha komande mu Ruvange One Stop Shop, bakayikugezaho ku muhanda kugira ngo nawe ukomeze urugendo rwawe, waba waturutse Nyagatare udafashe ranch. Rero bashobora kugukorera takeaway, upfa kuba wahamagaye gusa nimero urimo kuzibona kuri screen yawe. Ibyo rero byose bikaza kuba byatuma nawe ubwawe ugerageza kumva ko hari icyo ushobora gukora, inda yawe ikaba ifite umutekano wuzuye. Byose rero nta handi ushobora kubisanga uretse mu Ruvange One Stop Shop. Ikindi nuko banagukorera outside catering. Uyu munsi rero ntabwo wenda icyo ndimo ndakora cyane ari ukuvuga ngo twamamaze cyangwa tugire gute, ahubwo nuko uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara ya diabete. Ariko nk'uko musanzwe mubimenyereye, tukaba tugenda tubanza kureba ibiryo bishobora kudufasha mu buzima bwacu. Nubwo tuba twamamariza abangaba wenda bacuruza ibijyanye n'imirire cyangwa se batugezaho n'urugero bafite amaresitora n'ibindi, ariko ni ngombwa yuko byibuze nabo nawe umenya ibyo uzajya ufata bifite byujuje ubuziranenge, ukanabasha kuba nawe ubwawe wabasha kugira ibyo ukora, ukavuga uti ubuzima bwanjye ngomba guharanira ko bugenda neza cyane. Uyu munsi rero nakubwiye ngo ndaza no kukugira inama kugira ngo tubashe kumenya cyangwa se nawe ubashe kumenya ese mu byo ushobora kurya byose ni iki ushobora kwifashisha mu gihe waba urwaye indwara ya diabete. Ibi rero bigagufasha mu buryo bwo kugira ngo nawe ubwawe uze kurushaho kuba wabasha kumva ese iyi ndwara nayirinda gute, iyi ndwara ni iki nakora kugira ngo by'umwihariko wenda nkomeze gucuma iminsi. Reka tubanze noneho tumenye ngo ese diabete ni iki. Turi mu kiganiro cyacu, ikiganiro ni Farmers Nutrition, aho tugenda tujya inama ku biribwa bishobora kudufasha mu buzima bwacu. Diabete ni iki? Diabete ni indwara idakira kandi itandura. Ibaho rero igihe urwagashya rutakibasha kuvubura umusemburo wa insuline uhagije, cyangwa se igihe umubiri utakibasha gukoresha insuline mu rwego ruhagije, bityo isukari ikaba nyinshi mu maraso. Insuline rero ni umusemburo ukorwa n'urwagashya ugafasha isukari kuva mu maraso yinjira mu turemangingo tw'umubiri kugira ngo ikoreshwe mu gutanga imbaraga. Rero umuryango w'abibumbye wita ku buzima kizwi nka
WHO igaragaza ko diyabete ikomeje kwiyongera ku isi, aho imibare yagiye izamuka cyane, abarwaye diyabete n'abicwa nayo ikaba yaragiye izamuka ku rwego ruri hejuru. Ahangaha reka nkubwire ngo abarwayi ba diyabete bavuye kuri miliyoni 108 mu 1980, mu mwaka wa 2014 bagera kuri miliyoni 422. Rero impfu ziterwa na diyabete ku bantu bakiri bato bafite imyaka iri munsi ya 70 ziyongereyeho 5% ku isi kuva muri 2000 kugera 2016 gusa. Urumva rero ko iyi ndwara ni indwara iteje ikibazo pe. Rero muri 2019 diyabete yashyizwe ku mwanya wa 9 mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi, aho by'umwihariko yica miliyoni 1.5, no kuvuga 48 bari munsi y'imyaka 70 gusa. Nk'uko rero bitangazwa kandi na Atlas di Diabete, muri 2021 miliyoni 537 z'abantu bakuze kuva ku myaka 20 kugera kuri 79 babanaga na diyabete, bingana n'10.5% by'abatuye isi yose, aho rero uyu mubare ushobora kwiyongera ukagera kuri miliyoni 643 muri 2030. Urumva ko rero iyi ndwara ni indwara bigaragara ko kugera mu myaka iri imbere, byibuze hano barimo kubarira muri 2030, kandi 2030 ntabwo ari kera, ni imyaka 5 yonyine dusigaje uhereye uyu munsi iki kiganiro tugikoreyeho. Rero miliyoni 240 ku isi babanaga na diyabete ariko batabizi, 90% byabo baba mu bihugu bikennye n'ibindi bikiri mu nzira y'amajyambere. Rero American Medical Association igaragaza ko diyabete mu myaka 10 yari ishize byibuze byikubye 50%, bigaragaza ko muri uyu mwaka turimo wa 2025 abarwayi ba diyabete bashobora kuba bageze ku bwikube bwa kabiri, barikubye kabiri ku bari barwaye diyabete mu 1995. Rero inzobere mu bushakashatsi zivuga ko nihatagira igikorwa mu kwirinda no gukumira diyabete y'ubwoko bwa kabiri, umuntu umwe mu bantu batatu mu mwaka wa 2000 by'umwihariko yagombaga kuba arwaye ino ndwara ashobora rero kuzagira ibibazo mu mubiri we byamuviramo no kurwara indwara zitandukanye za diyabete. Ariko uko ikoranabuhanga rigenda rizamuka niko turushaho kugenda tubona ko ibigo byita ku buzima nk'uko twakubwiraga World Health Organization bakomeza kugenda bavumbura imiti igiye itandukanye, ariko hanini twibuke ko nk'uko babitubwiye diyabete ni indwara idakira. Ibi rero nawe ukeneye kumva ko ugomba kuyirinda mu buryo bwo kugira ngo urusheho kugira amagara mazima, urusheho kugira ubuzima bwiza. Rero hari amoko atandukanye ya diyabete, ariko akunze kwibasira abantu ni amoko 3 yonyine. Rero hari diyabete yo mu bwoko bwa mbere, type 1 diabetes, ni diyabete ituruka ku kwisenya k'umubiri, autoimmune, aho uturemangingo tw'urwagashya cyangwa se beta cells tutongera kuvubura umusemburo wa insuline. Igaragara cyane rero ku bantu bakiri bato iyi ndwara ya diyabete yo mu rwego rwa mbere. Rero diyabete yo mu bwoko bwa kabiri cyangwa se type 2 diabetes ni diyabete iterwa hanini no kuba umusemburo wa insuline utakibashije gukora imirimo yawo, ni ukuvuga kwinjiza isukari mu turemangingo. Diyabete rero yo ku rwego rwa gatatu ni ukuvuga ni diyabete y'abagore batwite cyangwa se gestational diabetes, kubera imihindagurikire y'imisemburo mu mubiri no kwiyongera ku biro bidasanzwe bishobora gutuma umubiri udakoresha neza umusemburo wa insuline cyangwa se insulin resistance, ibyo bikaganisha kuri diyabete. Icyo rero nakubwira nuko kandi wakabaye uzajya wipimisha kenshi, kuko hari naho uhuriye n'ibintu by'ingenzi, cyangwa se ukajya wegera muganga ukipimisha bakakubwira uko ubuzima bwawe buhagaze. Ibyo ngibyo bikagufasha kugira ngo ubashe kubaho wumva ko ubuzima bwawe bufite amagara mazima. Rero kujya wipimisha diyabete niba hari aho uhuriye n'ibintu by'ingenzi bikurikira ngiye kukubwira. Ibi ngibi ni wumva hari icyo waba ufite muri wowe gihuye n'ibi ngibi, ugerageze ujye wipimisha cyangwa se uhite ujya kwipimisha diyabete. Nago nkubwiye ngo ndimo ndaguhabura oya, ahubwo ngiye kukubwira ibishobora cyangwa se n'ibimenyetso
cyangwa se tureke n'ibimenyetso ahubwo ibyiciro by'umuntu ushobora kuba yagira amahirwe menshi yo kuba yarwara indwara ya diyabete. Rero reka nkwibwirire nti niba ufite ibiro byinshi cyangwa se umubyibuho ukabije, iyo umuntu afite ibiro byinshi cyangwa se akagira umubyibuho ukabije byongera ibyago byinshi byo kurwara diyabete, kuko uturemangingo tw'umubiri tuba twarakiriye isukari nyinshi tukaguka. Ibi rero byongera resistance kuri insuline resistance cyangwa se insulin resistance. Bisobanuye ko umusemburo wa insuline ukomanga ku turemangingo ngo dufunguke isukari yinjire bikanga, bityo rero isukari ntibashe kwinjira mu mubiri ngo ikoreshwe, noneho igatembera mu maraso irengeje igipimo cyabugenewe. Ikindi kintu nshobora kukubwira ni uko mu gihe waba ufite umuzenguruko wo kunda ndengarugero cyangwa se waist circumference ufatirwa aharinganiye n'umukondo, ingorane rero zivuka iyo ufite umuzenguruko uri hejuru ya santimetero 88 ku bagore n'igihe uri hejuru ya santimetero 102 ku bagabo, kuko bitera insulin resistance. Ibi rero ushobora kubyumva ntuhite usobanukirwa, ariko icyo nkubwira ni iki? Icyo nkubwira ni uko bituma isukari itinjira mu turemangingo ngo ikoreshwe, bityo rero igatembera mu maraso irengeje igipimo cyabugenewe. Ahangaha ni mu gihe tujya tubona abantu upimiye ubundi mu nda hawe hakabaye hagira byibuze 88 ku bagore cyangwa se 102 ku bagabo. Rero mu gihe urengeje aho hantu uba ufite ikibazo kinini, uba ushobora no kuba wagira ikibazo cyo kuba warwara indwara ya diyabete. Ikindi nakubwira nuko niba mu muryango wanyu hari uwo mufitanye isano rya hafi urwaye diyabete, icyo rero ubushakashatsi butandukanye buhurizaho nuko iyo umubyeyi wawe yarwaye diyabete y'ubwoko bwa kabiri, abamukomokaho baba bafite ibyago bingana na 40% byo kuyirwara. Niho rero iyo ababyeyi bombi bayirwaye, ibyago byo kuyirwara birazamuka bikagera ku gipimo cya 70%. Mu gihe rero wari utwite waragize diyabete cyangwa se isukari nyinshi mu maraso, ubushakashatsi bwakozwe na Center of Disease Control CDC bwagaragaje ko 50% by'abagore barwaye diyabete batwite bagize ingorane zo kurwara diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Akaba ari nayo mpamvu bakwiye kwirinda umubyibuho ukabije nyuma yo kubyara. Ikindi nakubwira nuko niba udakora siporo cyangwa se akazi ukora kagusaba guhora wicaye, birashoboka ko rero iyo udakora siporo bituma isukari yawe idakoreshwa neza mu mubiri, bikanaba byakuviramo kurwara diyabete n'izindi ndwara zitandukanye, kubera ko urwagashya ruba rutabashije kuvubura umusemburo wa insuline uhagije. Rero reka nkwibwire kandi ko niba ufite imyaka 35 nawe ushobora kuba warwara diyabete, kuko uko usaza niko umubiri ucika intege mu mikorere yawo, n'urwagashya ntirubashe kuvubura insuline ihagije, cyangwa niyo ruyivubuye mu mubiri ntubashe kuyikoresha neza. Ikindi rero nakubwira nuko umuntu ukuze ntaba akibasha gukora siporo ngo atwike isukari n'ibinure byiwe. Ibi rero by'umwihariko nakubwira ngo mu mbaraga zose waba ufite gerageza ukore siporo, kubera ko siporo ni ingenzi, siporo ni ubuzima. Ni nayo mpamvu mubona nubwo wenda hari abantu tutabiha agaciro, ujya kubona ukabona hari umuntu winubiye ngo habayeho siporo rusange. Siporo rusange ni ngombwa, siporo rusange ni ingenzi, kubera yuko n'ubundi muri zino siporo hari igihe usanga aho bateganyije iyo siporo iri bukorerwe haba hari abaganga RBC bakaba baje by'umwihariko bagapima izo ndwara zitandura, harimo na diyabete, umutima n'ibindi, bigatuma by'umwihariko ushobora kumenya uko umubiri wawe umeze, nawe ubwawe ukabasha kuba wakurikirana umubiri wawe, ukaba wakurikirana ubuzima bwawe, ukarushaho kugenda wiyitaho mu gihe waba wamenye ko warwaye indwara imwe muri izi ngizi zitandura, cyangwa se n'indi yose waba urwaye, ariko ubasha kumenya uburyo ki ushobora kwiyitaho. Rero ubaye ufite umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyangwa se hypertension, umuvuduko w'amaraso ni kimwe mu byongera ibyago byo kurwara diyabete bitewe no kwangirika k'udutsi duto tujyana amaraso cyangwa se small vessels. Rero niba unywa itabi, inzoga cyangwa byombi, itabi n'inzoga ni kimwe mu bitera ingaruka nyinshi n'indwara zitandukanye kuko byangiza umwijima n'urwagashya. Please
murabizi ko itabi ryangiza ubuzima. Ibyo bintu buri gihe bahora babivuga, nubwo wenda kuri ubu ngubu wenda inzoga bamaze kuzisoresha ku kigero kiri hejuru, yewe n'itabi rikaba rimaze gusoreshwa ku kigero kiri hejuru, ariko ibi byose nuko umuntu wese wakabaye abinywa arabinywa kuko yumva ko abikeneye. Ariko ibuka ko nanone n'ubuzima bwawe nabwo ugomba kuba wagerageza kuba waharanira ko ubuzima bwawe bugira ubuzima bufite ireme. Rero ufata ibitera imbaraga ndengarugero ku ifunguro rya buri munsi kurusha ibindi biribwa bituma umwijima n'urwagashya bikora cyane, bikongera ibinure bya triglyceride cyangwa se triglyceride mu maraso, bishobora kuba byagutera cyangwa se byagutera indwara zitandukanye harimo na diabete. Ibitera imbaraga rero by'ibinyamafufu n'isukari ntibigomba kurenza byibuze 55% ku muntu muzima ufite ibiro biringaniye nta na diabete cyangwa se indi ndwara arwaye. Naho umuntu urwaye diabete ufite ibiro byinshi cyangwa se umubyibuho ukabije ntiyemerewe kurenza 30% by'ibitera imbaraga byose yariye. Ibi ngibi rero urumva ko ni ubujyanama umuntu aba kugira kugira ngo nawe ubwawe urusheho kuba wagira ubuzima buzira umuze. Ibi rero ubuzima buriya iyo tuvuga ngo ubuzima buzira umuze niho buri wese aba agomba gushyira akadomo, kubera yuko baravuga ngo haguma amagara cyangwa se haguma ubuzima. Ibyo byose rero bavuga ngo haguma ubuzima ni uko buri wese aba agomba kumva ko ubuzima bwe agomba kubuha agaciro. Rero ibiryo ukunda kurya kuba harimo inyama zitukura n'ibiryo byo mu nganda n'ibintu bikize ku masukari n'amavuta cyangwa se fast food, kuko bitera cyangwa bikongera triglyceride mu maraso, bikaba byakuviramo kuba warwara diabete. Rero ikindi kintu gitera diabete ariko ushobora no gusanga abantu benshi wenda bashobora kuba bagifite, ariko wenda ahubwo tugatandukanira ku budahangarwa bw'imibiri yacu, ni ikintu bita mu gihe waba ufite umuhangayiko n'intimba, stress na anxiety. Imisemburo rero izamura umuhangayiko cyangwa se imisemburo izamura umuhangayiko n'intimba ituma isukari yiyongera mu maraso ku buryo ndengarugero, bikananiza ndetse bikica uturemangingo two mu rwagashya tuvubura umusemburo wa insuline, isolate of Langerhans. Reka rero nyuma yo kumenya byinshi kuri iyi ndwara ndetse no kuba tumaze kumva amwe mu mateka yayo, reka tugaruke nkubwira amwe mu mafunguro ugomba kugendera kure. Nimba urwaye indwara ya diabete, ikintu nakubwira ni kimwe, please banza wumve ko nawe ubwawe ushobora kuba wabanza ukamenya ko indwara ya diabete ari ikintu kibi, ukabanza ukamenya yuko ni indwara idakira, ahubwo iba ishaka ko wowe ubwawe nawe wiyitaho. Ariko noneho aho ibera mbi ni hehe? Aho ibera mbi ni uko inakobrija ibyo ugomba kurya, ikakobrija ibyo ugomba gufata, ikakobrija cyangwa se ikagutegeka amasaha ugomba kubifatiraho. Niyo mpamvu rero baravuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Niyo mpamvu mu kiganiro Zahabu ya Twese cyo kuri BTN tugenda tukagusurira aborozi n'abahinzi kugira ngo tubashe kumenya ese aborozi bavuye hehe, bageze hehe, ndetse tubashe no kumenya ko regana bya biribwa koko dutegekwa kurya nabyo ubwabyo tubifite hano mu gihugu cyacu. Rero niyo mpamvu buri saa moya n'igice zo ku cyumweru ukurikira ikiganiro Zahabu ya Twese kuri BTN, ndetse na buri wa gatatu ugakurikira ikiganiro ku isaha y'isa 3 kuri BTN TV. Rero reka nkwifurize gukomeza kubana natwe mu biganiro byo kuri BTN, ariko nkubwira ngo mu gihe wacitswe n'ibyo biganiro unyarukira kuri Farmers TV2 ukabanza ugakora subscribe please. Reka nkwisabire koko kudukandira kuri subscribe bigutwaye iki? Kandaho nurangize uduhe like by'umwihariko turebe ko wadukunze. Kandi ikindi nanone mpamya ko ibi biganiro dukora ni ibiganiro navuga ko nta yindi nyungu twe tubikuramo, ahubwo inyungu tubikuramo ni iki? Niyo kuba inshuti n'abanyarwanda, niyo kugerageza gufasha umunyarwanda kumenya ese ni iki umuhinzi runaka yakoze, nawe ukamwigiraho. Ashobora kuba ahinga amatunda, ashobora kuba yorora inkoko, ashobora kuba ahinga ibihumyo, kandi ibyo byose nawe ubwawe ubyigiyeho. Hari n'igihe ushobora kuba ufite igishoro ariko warabuze aho warabuze aho ubihera. Reka rero mbanze mfate akaruhuko gatoya, noneho mu kanya ngaruke
namamariza abadutumye none tuze no kugaruka tureba ibiryo umurwayi wa diabete agomba kwirinda ndetse akanabigendera kure. Mwataka ifoto ya umubare wacu ni 9 igisobanuro cy'umwataka ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe yaba ubukwe anniversaire blood shower inama n'ibindi nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose ibikombe amakaramu gukora ibitabo kwandika ku ngofero umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara ngwino wihugure gukora live streaming photography gutunganya filime ndetse na social media management wadusanga muri centre y'abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891 9 Image Studios. Your image will stamp your heart. Reka rero tugaruke n'ikiganiro cyacu. Ikiganiro ni Farmers Nutrition, aho tugenda tukugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye ariko hanini twibanda ku byo tuba twarahinze, twibanda ku matungo tuba twaroroye ndetse tukamenya ngo ese ibiyakomokaho ni ibiki. Nimba tuvuga processing, nimba uri umworozi w'ingurube birashoboka ko ushobora no kuba ufite uruganda mukorana narwo rwa processing cyangwa se rutunganya umusaruro uvuye muri za ngurube zawe. Ahangaha rero niyo mpamvu nanjye nakubwira nti birashoboka ko waba byose unabyifitiye, ariko tukamenya mu kiganiro Farmers Nutrition tukamenya ngo ibyiza byo kurya ingurube ni ibihe, ibyiza byo kurya watermelon ni ibihe, ibyiza byo kurya umuneke nk'uko twabinyuzemo cyane ni ibihe. Uyu munsi rero noneho twakubwiye ku ndwara ya diabete, ariko tugiye no kukubwira binyuze muri cya kiganiro cyacu Farmers Nutrition, tugiye kukubwira ibiryo umurwayi wa diabete agomba kugendera kure kugira ngo arusheho gucuma ubuzima bwe, arusheho kubuha kubwongerera igihe tuba ariko tubyita. Kugira ngo rero ukomeze kugira ubuzima bwiza cyangwa se ukomeze kugira ubuzima buzira umuze, hari ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bimwe na bimwe ukwiye kwirinda ugafata cyangwa se ukwiye kwirinda gufata igihe ufite uburwayi bwa diabete. Reka rero turebere hamwe amafunguro umurwayi wa diabete akwiye kwirinda. Ese ni ayahe? Muri aya mafunguro harimo ibyo kunywa no kurya byongewemo amasukari. Ibyo kunywa ni bibi cyane ku murwayi wa diabete. Mu gihe ufashe ibingibi byo kunywa byongerewemo amasukari, reka nkubwire ngo ni bibi rwose, ubyirinde pe. Ibi byo kunywa rero biba birimo isukari nyinshi, dore ko nko muri santilitiro 350 za soda usangamo 38 grama cyangwa se grama 38 z'amasukari. Aya masukari rero akaba yongera isukari mu maraso ndetse akanongera ibyago bituruka kuri diabete nko kugira umwijima uriho ibinure. Hano rero twavuga imitobe ikorwa ikanongerwamo isukari, ikawa yongewemo isukari n'ibindi biribwa cyangwa ibinyobwa byongerewemo amasukari. Ibi byose rero ugomba kubyirinda kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kugira bubashe kuzira umuze, kandi noneho wumve ko ubuzima bwawe nabwo ubwabwo bushobora kuba bwagira ubudahangarwa kubera ko wirinze kurya ibyo ngibyo utemerewe kurya kandi urwaye indwara ya diabete. Rero hari icyo bita ibinure bigerekeranye. Ibi ni ibinure ahanini bikomoka ku byo kurya byo mu nganda. Ubusanzwe ibinure by'umwimerere ntiba byuzuye, hongerwamo hydrogen cyangwa se hydrogen mu nganda, nuko bikabona kuba byuzuye. Ahanini rero bigakorwa kugira ngo ibyo birimo bibashe kubikiga. Aho twibisanga ni muri margarine, mayoneze, amavuta atekwa akomoka ku matungo n'ibindi binyuranye. Ibi binure rero bikaba byongera kubyimbirwa, kugabanya cholesterol nziza, gutera ibinure ku nda no gutuma umubiri utakira insuline neza. Ikindi nakubwira ugomba kugendera kure ni umugati w'umweru n'umuceri na makaroni. Umugati w'umweru, umuceri na makaroni. Ibi byose rero bikomoka ku binyampeke, ariko kubera kunyuzwa mu nganda biba birimo ibinyamasukari byinshi. Umuceri rero w'ikigina n'umugati w'ikigina byo ntacyo bitwaye, wabikoresha nta kibazo. Rero yawurute irimo imbuto, iyi nayo yigendere kure kugira ngo utaba urimo kwiyahura.
ahanini ujya ubona yawurute zo mu moko anyuranye zirimo nk'inkeri, imineke n'ibindi. Usanga rero izi yawurute mu gukorwa hifashishwa amata yakuwemo amavuta ariyo bita amacunda cyangwa se arimo amavuta make. Izi yawurute rero ziba zinongewemo zongewemo isukari, dore ko mu gakombe ka garama 245 usangamo byibuze garama 47 z'isukari. Ni ukuvuga ko 81% bya karori zirimo ziva mu isukari. Icyakora yawurute zuzuye ni izizwi nka kefir, zo ni nziza cyane. Reka nongera ko ugomba kugendera kure icyitwa ubuki. Wasanga bigutunguye kuba ubuki nabwo umurwayi wa diabete atabwemerewe, dore ko benshi ari nabwo twamaze gusimbuza isukari. Nyamara nubwo burimo isukari y'umwimerere, ariko ku murwayi wa diabete si bwiza, dore ko mu gihe ikiko cy'isukari isanzwe kibonekamo garama 12.5 za glucose, mu buki dusangamo garama 16 zose. Ikindi kintu ugomba kwirinda kugira ngo niba urwaye diabete ubuzima bwawe bumere neza, irinde icyitwa imbuto zumishije. Ubusanzwe imbuto ni nziza kuko ziduha vitamine n'imyunyungugu, nyamara iyo zumishijwe zitakaza amazi, nuko amasukari akiyegeranya. Bityo rero amasukari akaba menshi mu gihe uriye izi mbuto ku gipimo wakariyeho izitumishijwe. Mu kurya rero imbuto usabwa kurya izigisarurwa gusa, kandi ukarya izibonekamo isukari nkeya nk'inkeri, pome n'ibindi. Reka twigere ku bantu dukunda agafiriti. Abantu dukunda kurya ifiriti niyo waba utarwaye diabete, kurya ifiriti kenshi si byiza. Ibyo byo ugomba kubimenya ko kurya ifiriti kenshi atari byiza. Ku barwayi rero ba diabete ho ni kirazira. Niba urwaye diabete rero ho ari bishoboka wanayivaho burundu. Ubu ni ubujyanama tukugira, kandi n'ubujyanama n'abaganga bakugira. Rero ibirayi ubwabyo byuzuye amasukari. Iyo rero bihinduwe ifiriti birushaho kongera amasukari, ndetse n'ingaruka zindi zikiyongeraho. Mu mwanya w'ifiriti rero wakirira ikijumba cyangwa se ukarya ibirayi, ariko nabyo bitogosheje, kandi nabyo ntubirye cyane. Ariko icyitonderwa, aya si yo mafunguro yonyine usabwa kwirinda gusa, ni ay'ingenzi mu yo usabwa kwirinda no kugabanya igihe urwaye diabete. Ibi ngibi rero nawe ubwawe jya ukomeza ukurikire Famous Nutrition, kuko tugenda tukugezaho akamaro k'ibiribwa turya umunsi ku munsi, ndetse kandi ukagenda unasobanukirwa bumwe mu burwayi bushobora kuba bwagukura ku biryo bimwe, ariko ukagira n'ibindi biribwa ushobora kurya kugira ngo bwa burwayi bwawe bugende neza, cyangwa se ubashe kubana nabwo, ari byo twita regime. Reka rero ngaruke noneho nkubwira ko imboga ziri mu bifasha abarwaye diabete idakira. Ariko mbere yuko tugaruka kuri ibi ngibi byinshi nkubwira ku bijyanye n'imboga, reka tubanze tunyarukire hariya mu murenge wa Rugarama, abo mu Ruvange batubwire ibyo bakora, noneho tugaruke twirebera ku bijyanye n'imboga uburyo zifasha umurwayi wa diabete idakira. Mbega mu bwiza butagira uko busa, Life Holistic Limited isanzwe kugezaho ikinyobwa Uruvange, none yibazaniye Uruvange One Stop Shop. Ndahagutuye ndakurahiye. Bantu mwese mugani ntara y'Iburasirazuba, bashoferi namwe batwara ba mukerarugendo, aha niho honyine hanyuze umutima wawe. Bagufitiye amacumbi meza afite ibitanda bivura amavunane, alimentation usangamo buri kimwe nkenerwa, wikwicwa n'inzara kuko tugufitiye icyokezo na bamucoma mpuzamahanga. Bakokereza inkoko irimo umuceri, brochette, ihene yo mu ifuru, komande zo ni nk'umurabyo. Tugufitiye kandi ahakorerwa ubukwe na parking ihagije. Tunagukorera kandi outside catering, dusange Gatsibo Rugarama. Wanavunyisha kuri 078 45 03 522. Life Holistic Limited, tunagufitiye ubwiherero rusange ku buntu. Yes, urumva rero ko Life Holistic Limited igufitiye n'ubwiherero rusange ku buntu. Nakubwiraga yuko imboga ziri mu bifasha abarwaye diabete idakira. Rero umurwayi wa diabete idakira ashobora kubana nayo, ariko yubahiriza amabwiriza y'ibyo kurya bikamufasha kumara igihe kinini. Rero usibye imirire kandi agomba gukora na siporo kugira ngo umubiri we ntucike intege. Urubuga rero iSante ruvuga ko umuntu urwaye diabete yo mu bwoko bwa kabiri agomba kugabanya ibiro.
rero mu kugabanya ibiro ngo si ngombwa cyangwa se si byiza kwiyicisha inzara, ahubwo ufata gahunda yo kubahiriza amafunguro arwanya umubyibuho aricyo twita regime. Uru rubuga rero ruvuga ko umurwayi wa diyabete agomba kwegera muganga. Uru rubuga rukakomeza ruvuga ko umurwayi wa diyabete muri uko kwegera muganga ahitamo indyo ikwiye ku buzima bwe. Mu kugabanya rero ibiro mu mezi 6 gusa, reka mbabwire ngo barimo kuduhamagara mwihangane, turaza kugerageza kugenda tubavugisha nyuma y'ikiganiro, dore ko rwose ndabibona ko murimo kutwandikira munyuze mu gikari. Rero nakubwiraga ko mu kugabanya ibiro mu mezi 6 umuntu agabanyaho byibuze 5 kugeza kuri 15% by'ibiro yari afite. Ibi ngibi bigakorwa mu mezi 6. Rero agomba kwirinda ibinyamavuta, imitobe na fanta n'inzoga, akanagabanya ibifite intungamubiri za kalorike, intungamubiri z'ibyongera imbaraga ku kigereranyo cya 15 kugera kuri 30. Umurwayi rero wa diyabete asabwa kurya ibiribwa nk'imigati, ubugari n'umuceri ku kigereranyo kiringaniye. Uru rubuga ruvuga ko amafunguro arimo imboga rwatsi n'imbuto ari ingenzi ku murwayi wa diyabete. Umurwayi rero wa diyabete kandi asabwa kurya 3 ku munsi, akagabanya ibinyamavuta kandi akagabanya ibinure n'ibinyamavuta bituruka ku nyama. Agirwa rero inama yo kurya amafi n'ibiryo bitekesheje amavuta ya olive, ibiribwa bitagira amavuta bikiganza mu mafunguro afata buri gihe, akanywa amazi ahagije. Rero gukora siporo biri mu bituma umubiri w'umurwayi wa diyabete ukora neza, amaraso agatembera neza kandi hakabaho kugabanuka kw'ibinure bituma iyi ndwara yiyongera. Rero usabwa gufata iminota 30 cyangwa isaha yose ugakora imyitozo ngororamubiri 3 mu cyumweru nibura. Rero ni byiza kugenda urugendo n'amaguru, ukurira ukanamanuka ingazi. Ni ukuvuga ushobora kugenda umanuka wenda ama esikariye mu buryo runaka, ukayazamuka ukayamanuka. Ibyo rero ni kimwe mu bintu bishobora kugufasha, kimwe n'indi myitozo yagufasha kugira ngo umubiri wawe urusheho kugenda neza cyane. Ese wowe aho uri, reka nkwibarize, wungutse iki muri bino tuganiriye uyu munsi? Ahanini ngewe nkunda kugenda nkubwira nti ibyo dukora, ibyo turya, ibyo tugenda twimikamo cyangwa se ibyo tugenda dukoresha umunsi ku munsi, ibyo dushyira mu mibiri yacu ni byo ahanini bituma turushaho kugira ubuzima buzira umuze. Ariko uyu munsi nagusaba ngo jya ukurikira ikiganiro Farmers Nutrition, maze nawe ubwawe ubashe kunguka byinshi bituma umubiri wawe, bituma ubuzima bwawe buzira umuze. Reka rero ngushimira wowe tubana mu biganiro Farmers Nutrition. Uyu munsi tukubwiye ku ndwara ya diabete. Nshimira cyane umuntu wansabye ko namukorera iki kiganiro. Nawe ufite ikiganiro rero ushaka ko twagukorera, ubaye utarakora subscribe, banza ukandeho unadusangiriza abandi iyi linki kugira ngo nawe babashe kuba babona kino kiganiro. Kandi ushobora no kuduhamagara kuri 0788369320. Reka rero ngushimire nivuye inyuma, ndetse n'abantu bakomeje kudukandira akanyenyeri batubwira bati nukuri muzatugere no muri kano gace, mutugere muri kano karere, muturebera aborozi bariyo, muturebera abahinzi bariyo, ndetse kandi mwakira agatike kugira ngo mubashe no kuzarya, muryame, mugire gute kugira ngo tubashe kubakorera, mubashe kutugezaho ibiganiro byinshi. Nukureka mbashimire cyane. Hari wabikoze ari muri Amerika, hari wabikoze ari Nyarugenge, hari wabikoze ari mu Mutara, hari umworozi wabikoze ari mu Gishwati. Mwese rero reka mbifurize ishya n'ihirwe. Reka mbabwire ngo Imana isubizaho mwakuye. Byatweretse ko byibuze ibiganiro tubakorera ari ibiganiro namwe ubwanyu mubona ko mwakabaye mugiramo uruhare. Rero mu minsi mike turaza gutangira tombora, aho turajya twifashisha impuguke mu bijyanye n'ubuhinzi, twifashisha impuguke mu bijyanye n'ubworozi, ndetse kandi tuzaduhamagara ku murongo wa telefone. Rimwe na rimwe tunatumire abatumirwa baza hano muri studio zacu, hanyuma tugire ibyo tugenda tubabwira. Rero abashaka kuzajya bunguka, birashoboka. N'urugero, dushobora gukora ikiganiro wenda ku muti wa dudu. Uyu munsi twaba twakoze ikiganiro ku muti wa dudu, tugakompoza ibibazo bijyanye n'uwo muti, ukatubwira icyo bisobanura, ukatubwira icyo uwo muti umara, ukegukana amafaranga cyangwa se ukaba wanegukana uwo muti muri rusange. Twebwe icyo dukora mu gihe watsinze uwo muti, dukora uburyo wakugeraho. Amafaranga yo murabizi ko biro byaroroshye, mpitanya guhereza tayari kuri telefone. Ibyo rero ni iki? Ibyo bizatuma namwe ubwanyu aho muri
byibuze muzabasha kuba mwashyigikirwa mu bijyanye na bwa buhinzi bwanyu. Burya baravuga ngo kanga mu jisho ntikanga mu kanwa. Nubwo umuntu yaguhereza amafaranga 1000 ntabwo uba wayakoreye, ahubwo icyo uba wakoze ni bwa bumenyi ufite ugaragarije n'abandi, ukabasha kubagira inama, bigatuma nawe ubwawe ushaka uburyo ki wakora iki, wakunguka kubera ko bwa bumenyi nyine wari ubufite. Reka rero ngushimire cyane nkubwira ngo internet ugomba kuyihoraho ukabasha kukarishya ubumenyi. Isi yabaye umudugudu nk'uko tubivuga, kandi noneho reka tukubwire ko Farmers Nutrition by'umwihariko binyuze kuri Farmers TV2 tugenda tugera mu turere dutandukanye, tugenda tukuganira n'aborozi, tuganira n'abahinzi, kugira ngo nawe ubwawe ubashe kubigiraho. Nimba uri umworozi w'inkoko, urebe icyo umworozi wo mu Bugesera yakurushije, urebe icyo umworozi wa Rubavu yakurushije, urebe icyo umworozi wa Hanaha yakurushije, bityo bigatuma nawe ubwawe ubasha kumva ko wakura amaboko mu mufuka ugakora, dore ko ubuhinzi n'ubworozi ari zahabu ya buri umwe, ahubwo icyo dutandukaniraho ari uburyo bwo kwiyangajamo ndetse n'uburyo bwo gushaka igishoro kugira ngo tubashe gukora ibituzanira inyungu. Reka nkwibutse kode yacu ko ni 540905. wowe ushaka kudukandira akanyenyeri, izina riba ririho ni Jean Paul, ni naryo ubona rwose riza kuri screen yawe ya telefone mu gihe ukanze akanyenyeri. Uyu munsi dushobora kuba twakoreye i Bugesera, ariko ubutaha ukazatwumva turi Rusizi, kugira ngo tubashe kuba twamenya ngo ese aborozi b'Rusizi bameze gute, ese bo baratekereza iki ku bijyanye n'imirire, bo babitekerezaho iki. Rero bye bye, ciao ciao, Imana ikomeze kubaha ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Njyewe nkuko mbibabwira mbandi Imana Irankunda Jean Paul, tukabana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao, hasta la vista, tuza kubana mu biganiro byacu by'amasaha akurikira. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka. Ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yaba ubukwe, anniversaire, blood shower, inama n'ibindi. Nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero. Umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming, photography, gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri centre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891. 9 Image Studios, your image will stamp your heart. Mbega mu bwiza butagira uko busa, Life Holistic Limited isanzwe ikugezaho ikinyobwa uruvange, none yibazaniye uruvange one stop shop. Ndahagutuye ndakurahiye. Bantu mwese mugani ntare y'Uburasirazuba, bashoferi namwe batwara ba mukerarugendo, aha niho honyine hanyuze umutima wawe. Bagufitiye amacumbi meza